yikunkumbuye bigira gute biranga. Icy'ingenzi yari yagitakaje. Dufite abavuga butumwa bamotera batakigira icy'ingenzi, akaza karabaye timunyakanyeze mubwire iterura intebe timukubwura bawimutse reka da byararangiye. Arababwira ngo ubibanga bene uwo mudayimoni ntakurwamo n'ikindi uretse gusenga no kugira gute no kwiyiriza. Bari babuze icy'ingenzi. Bira mugenzi wangu hirwa kwiyiriza ryari mumbariza ari kuri kumutinya. Ati ngewe ikintu cyanzanye muri iyi si ukurya, ahubwo nugukiza intama zagize gute zasimi. We yabaye ku birenge byanjye wowe ujya guteka. Dufite abantu bashaka gukorera Imana batagirana ubusabane n'Imana. Mu bintu bibaho bigoye, haleluya, ni ukubana n'Imana kurenza kuyikorera. Ntabwo rero gukorera Imana ari icy'ingenzi, yego, ahubwo icyakugirira umumaro wowe ni ukubana n'iki n'Imana. Ngo icy'ingenzi, yego, mwishimire ko amazina yanyu yanditswe mu gitabo cy'iki cy'ubugingo. Ubwo urumva kubwira Yesu ngo nirukanye abadayimoni, ngo nabavunaguye, ngo nabasataguye, ngo bagiye, Yesu nta kintu biri buze kuza kumufasha abona wowe uwo kurimbuka. Yesu arababwira ati byo mwirata nabyo urusengero ntago mubizi. Ati nta nibuye rizasigara rigeretse kurindi. Ashaka gukuramo abantu kode y'idini. Ubundi idini rimeze rite? Haleluya. Abantu mwese muzi umuneke? Muzi umuneke? Kugira ngo urye umuneke ubigenza ute? Urawutonora, igishishwa ukagishyirahe, ukijugunyahe. Haleluya. Nituva muri iyi tuziyambura idini nk'igishishwa cy'iki cy'umuneke. Nanone ntago mwava mu idini kuko nta muntu mwari mwabona ucuruza umuneke utonoye. Hari umuntu mwabonye ucuruza umuneke utonoye? Nawe ntago wava mu idini. Idini riduha amasakaramentu, mwitonde. Pfuye se nde wagushyingura? Ariko idini ntago ari ryo rizajyana umuntu mu ijuru. Biravuze ngo aho waba uri hose upfa kuba uri ku rutonde, upfa kuba uri muri system, aho waba uri hose. Haleluya, 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 haleluya. We aho uri ntacyo bitwaye, ahubwo ikibazo uri ku rutonde, wanditswe mu gitabo, waranditswe, izina ryawe riri mu gitabo. Abisi bafite ibintu bidasanzwe, yego, bafite amazi azamutse, nayo ni meza natwe Imana izayaduhe, yego, bafite inganda, yego, bafite ibintu bidasanzwe, ariko hari ikintu babuze. Babuze amahoro Yesu ahereza abantu. Barishimwe. Haleluya, haleluya. Dusome ijambo ry'Imana. Ni ijambo riri mu kubara ibice byaho 11. Ndashaka kwihuta bitewe n'iminota mfite. Kubara 11. Duhere ku murongo waho wa 24. Paje 140 kugira ngo twihute. Kubaje namaze kwivuga nitwa Ishimwe Emile, ndi umukristo wa hano, ndi umudiyakoni hano. Imana iduhana umugisha. Bibiri ivuze ngo iki? 11:24. Mose arasohoka abwira abantu ayo magambo y'Uwiteka, kandi ateranya abagabo 70 bo mu bakuru b'abantu, abagotesha ihema ryera. Uwiteka amanukira muri cya gicu avugana nawe, yenda ku mwuka umuriho,
amushyira kuri abo bakuru uko ari 70. Nuko umwuka abaguyeho bagira gute? Barahanura bagorokirizaho. 26 haravuze ngo maze mu ngando zabo hasigara abagabo 2, umwe yitwaga Eludadi undi yitwaga Medadi. Umwuka abagwaho kandi ako kantu Bibiliya ni yawe, ako kantu tugiye kugeraho kavuze ngo iki? Kandi bari mu mubare w'abanditswe ariko batavuye aho ngo bajye mu ihema ryera, bahanuriraho mu ngando. 27 umva umuntu uzanye itiku avuze ngo iki? Umuhungu w'umusore agenda yiruka abwira Mose ati Eludadi na Medadi barahanurira mu ngando. Yesu mwene Nuni wari umufasha wa Mose uhereye mu busore bwe aramubwira ati databuja Mose babuze. Mose aramubaza ati ninjye urwanishyaka icyama abubu bwoko Uwiteka bose bakabici abahanuzi, Uwiteka akabashiraho umwuka we. Mose asubirana mu ngando n'abakuru b'Abayisiraheli. Haleluya. Ibindi ndabivuga mu mutwe, ariko ku bantu bandika umutwe w'ijambo uravuga ngo icy'ingenzi gikurura ibindi ukeneye. Bwira mugenzi wawe ngo icyo ukeneye ni icy'ingenzi. Icy'ingenzi gikurura ibindi ugize gute ukeneye. Haleluya. Aya magambo atangira gute? Mose akimara kwambutsa ubwoko bw'Imana yagize akazi kanini cyane. Noneho sebukwe abonye umuruha afite wo gucira abantu imanza akabona atabarangiza, amugira inama aramubwira ngo shaka abagabo bakwizerwa. Haleluya. Ubasengera Imana, umwuka ukuriho ubajyemo bajya bagufasha guca imanza. Ngibyo bintu Uwiteka nawe arabyumva, yumva ni inama nziza amugiriye, ateraho kasha. Arobanura abantu 70 ingahe twasomye? 70 ingahe? Abantu 70. Uwiteka yari yamubwiye ngo ufata abo bantu ubakure mu ngando zabo ubajyane mu ihema. Yego. Haleluya, haleluya. Nanjye ndibuze manuke nende ku mwuka ukurimo. Yego. Haleluya, haleluya. Nindangiza ngubahe nabo bazajye bagufasha gukora umurimo w'iki w'Imana. Tayari abantu 70 bose arababwira. Haleluya. Ababwira amazina yabo, abaha n'amatangazo. Yego. Atejo tuzahurire mu ihema, hari icyo Uwiteka ashaka gukora. Haleluya, haleluya. Ngo bose baragenda bajya mu ihema, ngo ariko hasigara abagabo 2 batagiye mu ihema yitwaga Eludadi na Medadi. Ngo nibo abantu 2 batagiye hehe mu ihema, ngo bisigarira iwabo mu ngando, cyangwa se nibumvisha amatangazo neza cyangwa baranyazwe. Yego. Ariko bari muki ko mudaharira, bari muki, bari ku list. Bwira mugenzi wangu icy'ingenzi ni ukuba ku list. Ntago bavuye mu ngando ngo bajye mu ihema, ahubwo basigaye mu rugo ariko bari ku list. Bibiliya ivuze ngo iki? Igihe kiragera umwuka aramanuka. Amaze kumanuka babandi 68 ngo buzura umwuka wera batangira guhanura. Ngo barahanura bagarukirizaho. Ngo ako kanya ngo haba ikindi kintu kidasanzwe kuri babagabo 2 bari ku liste, bari ku rutonde. Haleluya, haleluya. Ngo abagabo nabo basigaye mu ngando, ngo umwuka nawe abazaho, ngo barahanura. Hereza Imana yacu cyubahiro. Ngo barahanura bivuze iki
biravuze ngo aho waba uri hose upfa kuba uri ku rutonde, upfa kuba uri muri sisiteme, aho waba uri hose. Haleluya, 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 haleluya we. Aho uri ntacyo bitwaye, ahubwo ikibazo uri ku rutonde, wanditswe mu gitabo, waranditswe, izina ryawe riri mu gitabo. Imana nidufashe kandi Imana itugirire neza. Haleluya, haleluya. Icy'ingenzi bari bagifite, bari ku ilisiti. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Haleluya, 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 haleluya. Icy'ingenzi abantu bajya bacitiranya n'amafaranga n'ubutunzi, ariko nono ubutunzi bufite ahantu bunanirirwa. Nagira ngo ngutangarize yuko nubwo ushaka amafaranga, hari abantu bicaye aho bayafite, bivuze ngo nabo bafite ibyifuzo. Ntabwo ubutunzi n'amafaranga ari byo ikintu cy'ingenzi cya mbere. Muribuka Yakobo? Haleluya, haleluya, haleluya. Yakobo agarutse, yego, avuye kwa Labani, aje afite amashyo n'abagaragu n'abaje, yego, afite n'abagore b'inshoreke, ariko asigarana ikibazo kimwe cy'ukuntu ari buhinguke mu maso yandi ya Esawu, kandi yarasize amutuburiye. Haleluya, haleluya. Warangije, haleluya, ngo yambutse ibintu byose, yego, yambitse abagore be, yambutse abana, yambutse amashyo, ngo asigara hakurya y'akagezi kitwaga Kebari. Warangize ahakorera amasengesho, ajya kubwira Imana, arayibwira ngo ubu ndahinguka yonde ko ari bunyice. Yari afite ubwoba, ngo agize umugisha ahura na marayika, ngo aramusanga, araza barakirana. Ngo bamaze gukirana, avuga ati wowe unkiranya witwa nde? Aramubwira ati njyewe ugukiranya nyine nitwa Yakobo. Yakobo bisobanura iki? Bisobanura iki? Marayika arareba, aravuga ati nta handi byapfiriye mu izina ryawe. Bariza mugenzi ngo wewe witwa nde? Oya mubaze kandi ari kubwira witwa nde? Marayika aramubwira ati byapfuye kare, byapfuriye mu izina ryawe. Yakobo byitwa umuriganya. Aramubwira ngo guhera uyu munsi ntukitwa Yakobo, ahubwo nkukuyeho izina ry'uburiganya ku isi Isiraheli, ubwoko bw'Imana. Haleluya we. Ngo amaze kumuhindurira izina, yumva yigiriye icyizere, yumva Esawu nta kintu ari bumutware, yumva agize imbaraga zidasanzwe. Ngo arambuka aramusanga, ngo barangije ngo barahoberana, ngo begeranye amajosi bararira. Bivuye hehe? Guhindurirwa ikintu cyitwa iki? Izina. Haleluya, 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 haleluya. Ko Imana yamuhaye umugisha kandi yari afite amashyo n'abagaragu, yarishatse kumuha icyugo. Ni icy'ingenzi. Abantu burira amagorofa bagahanuka bafite amafaranga, bakabibirara, bakanywa itabi kubera bafite iki? Amafaranga. Ubutunzi ntabwo ari icy'ingenzi cyakemura ibibazo byawe byose, ariko Imana nabwo bubahe kuko ni bwiza. Haleluya, 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 haleluya. Icyo ubutunzi tucyumvikanyeho, abantu tucyumvikanyeho, mugire mutya, kuko mwese mubushaka nyine Imana ibubahe. Haleluya, ariko ntabwo ari cyo cy'ingenzi. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuko ari ibyo twaba twarayobye. Abisi bafite ibintu bidasanzwe, yego, bafite amazu azamutse, nayo ni meza, natwe Imana izayaduhe, yego, bafite inganda, yego, bafite ibintu bidasanzwe, ariko hari ikintu babuze amahoro Yesu ahereza abantu. Abantu mwakiriye amahoro, tumuhereze icyubahiro umwami. Amahoro Yesu abantu we, naro n'akagero
ntarondoreka ajya humuriza abayafite ajya humuriza abayafite mutayatana abo Yesu we abo Yesa indisha amaboko nta mubishu basha kubagera asha guhagarika imitima urindwa n'umuco ntamaganya we ntamaganya abasha guhagarika we imitima irindwa n'umuco abo Yesu we abo Yesu arindi shamaboko ye nta mubishu basha imiti guhagarika iwe imiti mirindwa n'umucunguzi. Haleluya 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 haleluya. Hari ibindi bintu abantu bakata bakaza bagahita binjiramo ariko batarakizwa. Yego yego haleluya haleluya. Agakata ajya kubwiriza ariko ntaruzura n'umwuka wera abwiriza iki. Agakata ajya guhanura agakata ajya kuba bishop cyangwa ajya kuba pasiteri ariko bene ibyo bintu ntago ari byo. Haleluya haleluya we. Bibiliya ivuga ngo iki? Tugira abagore babiri bahisemo, umwe ahita uko ashaka n'undi ahita uko ashaka. Ni Marita na Mariya. Marita nande? Ngo Yesu yageze mu kirorero, haleluya, hafi y'iwabo wa Lazaro. Ngo noneho bajya kumureba kuko Yesu yajya akunda kujyayo. Ngo baramuzana. Yego. Ngo bakimugeza mu rugo, abo bagore ko ari babiri, ngo buri muntu ahita ikintu agomba kugira gute? Gukorera Yesu. Umwe aravuga ati Yesu reka ngiye kumutekera mu gikoni. Ajya kugira gute? Kumuteka. Uwagiye guteka ninde? Ni Marita niwe wagiye mu gikoni. Noneho Mariya we ngo ahitamo kwicara ku birenge byande bya Yesu ngo yumve ibyo agira gute? Amubwira. Haleluya haleluya. Ngo ntiyaciye umwanya Marita ava mu gikoni imyotsi yamwishe araza abwira Yesu ngo ariko Yesu ngo ntabwo byitayeho. Iyo ubwira uyu mugore akaza akamfasha sinabarahishije kare. Atangiye kwivumbura mu bintu yagize gute? Yahisemo. Biramugeze ngo ucisha make umurimo n'Uwiteka. Yesu ukuntu yamubwiye, Yesu yaramushubije tumva wowe Marita wayobye kuko wahisemo umugabane uzako, ariko Mariya we yahisemo umugabane atazagera gute? Atazako. Ni nkaho yaramubwiye ati ngewe ikintu cyanzanye muri iyi si ukurya, ahubwo nugukiza intama zagize gute? Zasimi. We yabaye ku birenge byanjye wowe ujya guteka. Dufite abantu bashaka gukorera Imana batagirana ubusabane n'Imana. Dufite abantu bashaka kuba bashumba, yego, badaherukana n'Imana. Mu bintu bibaho bigoye, haleluya, ni ukubana n'Imana kurenza kuyikorera. Ntabwo rero gukorera Imana ari icy'ingenzi, yego, ahubwo icyakugirira umumaro wowe ni ukubana n'iki? N'Imana. Urabyumva? Kubana n'Imana. Haleluya haleluya. Haleluya haleluya. Haleluya haleluya. Kubana n'iki? N'Imana. Abigishwa 70 ngo Yesu yarabatumye. Gabaha ubutware n'ubushobozi bwo kwirukana iki? Abadayimoni. Ngo noneho baragaruka. Mwumva ukuntu inkuru bazanye. Ngo mwigisha. Abadayimoni ngo uziko batwumviye ngo twabakubise turabamenagura turabacyaha barirukanka. Yesu arabareba. Abwo atari ko murinjije kweri.
aravuga ati nabonye Satani amanuka abagerageza, yego, ngo ahubwo ntimukishimire yuko abadayimoni bagira gute babumvira. Ngo icy'ingenzi, yego, mwishimire ko amazina yanyu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Ubwo urumva kubwira Yesu ngo nirukanye abadayimoni, ngo nabavunaguye, ngo nabasataguye, ngo bagiye, Yesu nta kintu biri buze kuza kumufasha abona wowe uwo kurimbuka. Kuko ubona ko uruhimba uririmba, akakubona udiyakona, akubona uri umupasiteri, ariko uri umukandida wo kurimbuka, Yesu ararira. Icy'ingenzi, haleluya, 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 ni ukuba wanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Hari ibindi abantu bajya bibesha bakagira ngo ni iby'ingenzi, idini, ikintu bita idini. Yesu yahuye n'umusamariya ku iriba. Murebe hano, hari abantu bagihari bahuriye hehe? Ku iriba. Yesu aramubwira, wampaye amazi yo kunywa. Umugore aramureba guhera hasi kugera hejuru. Ngamurebye asanga ntago ari uwo mubabo. Aramubwira ati ko uri umuyuda nkaba umusamariya unsaba amazi ute? Yesu aramubwira ati ariko wa mugore wajya ucisha make. Iyo wari uzi umuntu ugusabye iki? Amazi. Wakamuhaye iki? Amazi. Ngo nawe akaguha amazi ku buryo utazagaruka kuri ririba kugira gute? Kuvoma. Ngo kuko aho uturuka ni kure. Umusamariya kaza aramubwira ati ariko se kuri ririba ari rirerire akaba nta n'ikivomesho, urumva byagenda bite? Ngo abigishwa ngo bari bagiye ahantu guhaha batari kumwe, bari babiri, yari Yesu n'iki? N'umusamariya. Akomeza kumwigisha, aramubwira ati noneho ayo mazi rero uyampe inyanywe. Yesu aramubwira ati ntago nagupfa kuguha amazi yanjye, tigenda ubanza uza n'umugabo wawe. Yego, haleluya, haleluya. Genda ubanza ugere gute? Uza n'umugabo wawe. Aramubwira ati nta mugabo ngira. Yesu aramubwira ati wakabimenye, na batatu wahoranye nabo sari abawe, n'uwo mwararanye ijuru nawe si iki? Si uwawe. Umugore aratangara ati muhe na Mesiya, atambwiye ibyanjye byose, ajyana inkuru mu mudugudu nk'uko baririmbye. Haleluya, 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 haleluya. Noneho bagira kuyindisije ngo yaho basengera, yewe ku idini niho tugeze. Ngo rwose ko byanditswe yuko twebwe dusengera kuri uyu musozi, mwega mugasengera i Yerusalemu, ubwo ibintu byanjye nawe biri buhure bite? Yesu aramubwira ati reka amatiku, igihe kirageze. Ngo abasenga data ntibamusengere muri ADPR, ntibamusengere mu bangirikani, ntibamusengere mu badive, ngo ahubwo igihe kirageze ngo abasenga data bamusengere mu kuri no mu mwuka. Abantu bahagarara ku madini yabo ngo idini ryanjye rigira gutyo, umwuka akakubwira ukanga, uzapfira mu idini. Umwuka akakongorera akakuganiriza ati idini ryacu, idini ryanjye, idini ryanjye, idini ryanjye. Natwe twari dufite ayacu rega, twari tuyafite. Mvuze nabira ko mundakariye, nagira ngo mbabwire ngo ntimukiratane idini. Hari n'abantu biratanye inyubako y'urusengero. Ngo Yesu yageze i Yerusalemu amubwira ngo wabonye urusengero rwacu ukuntu ari rwiza, ukuntu rushayininga, ukuntu rumeze neza. Yesu arababwira ati ibyo mwiratana by'urusengero ntago mubizi. Ati nta nibuye rizasigara rigeretse kurindi. Ashaka gukuramo abantu kode y'idini. Ubundi idini rimeze rite? Haleluya. Abantu mwese muzi umuneke? Muzi umuneke? Kugira ngo urye umuneke ubigenza ute? Urawutonora, igishishwa ukagishyira he? Ukijugunya he? Haleluya. Nituva muri iyi tuziyambura idini nk'igishishwa cy'umuneke. Nanone ntago mwava mu idini kuko nta muntu mwari mwabona ucuruza umuneke utonoye.
hari umuntu mwabonye ucuruza umuneke utonoye? Nawe ntago wava mu idini riduha amasakaramentu. Mwitonde, pfuye se nde wagushyingura? Ariko idini ntago ari ryo rizajyana umuntu mu ijuru. Ikidini kirarangiye. Haleluya, haleluya. Kandi umwuka ari kuvugana n'abantu ku bintu bijyanye n'amadini. Ibintu bijyanye n'iki? N'amadini. Ngo nge ngufite pasiteri wanjye, ngo ningugira bishop wanjye, ngo agiye ngo twashira. Muri covid byagenze bite? Imana idufashe tuba abakristo bakuze bageze ku kigero cyande cya Kristo. Hari ibindi abantu bibeshya bakavuga ngo icyubahiro. Aho turahasoma tu Namani, inkuru za Namani, abami ba kabiri ibice 5. Nishaka ariho nsoreza. Ndaje mbabwire abami ba kabiri ibice 5. Mwahageze? Haleluya, haleluya. Ibya Namani umugaba w'Isiriya, ariko wiki? Havuze ngo iki? Namani umugaba w'ingabo z'umwami w'Isiriya yari iki? Yari umutoni kuri shebuja. Yego, yari ikira? Ndashaka ko muvuga ntacyo. Yari iki? Umutoni kuri nde? Kuri shebuja. Kabiri, w'umunyacyubahiro, kuko ari Uwiteka yaheshaga Abafilisitiya kugira gute? Kunesha. Abasiriya kugira gute? Kunesha. Noneho yari umugaba w'iki? W'unyamaboko w'intwari. Ariko yari iki? Yari umubembe. Yari umutoni ku mwami. Kabiri, yari umunyacyubahiro. Gatatu, yari umunyamaboko. Ngo Uwiteka niwe yakoresha kunesha abanzi babo. Ariko defu yari iki? Yari umubembe. Icyubahiro n'umubembe bisobanuye iki? Guhagarara ku cyubahiro kandi uri umubembe? Ntabwo icyubahiro kizajyana abantu hehe? Mu ijuru. Ahubwo dukwiriye gutunga Kristo, niwe w'ingenzi, niwe w'icyingenzi muri twebwe. Imana nishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Hari abantu barinze icyingenzi, bari bafite icyingenzi. Ba Yosefu bari bafite ikintu cyitwa icyingenzi. Yego, bamujugunya mu rwobo, ariko afite iki? Icyingenzi. Icyingenzi gituma bongera kumukuramo kandi. Haleluya. Ajya kwa Potifari. Haleluya. Afite icyingenzi. Ngo ageze mu rugo kwa Potifari, ngo imyaka irera, amatungo aba menshi. Haleluya. Potifari aravuga ngo uyu muntu koko Imana agize gute? Yaramuhamagaye. Umugore aramwifuza. Haleluya. Yashakaga kumukura mu iki? Bariza mugenzi wawe ngo we ntantu wagitaye. Yashakaga kumukura mu iki? Icyingenzi. Ariko ngo umusore aramaramaza, ngo arirukanka, yirukana icyingenzi. Agiye muri gereza. Ntago ushobora kuguma muri gereza wararinze icyingenzi. Ntago bibaho. Umwami ararota, habura umuntu ugira gute? Usobanura inzozi. Baramubwira ati muri gereza hari umuntu twasizeyo wadusobanuriye inzozi, ibyo yatubwiye byarasohoye. Ngo bajya kumukurayo. Haleluya, haleluya we. Haleluya, haleluya. Bajya kumukurayo muri gereza, kuko yari yibitseho ikintu cy'ingenzi. Kimukura hehe? Muri gereza. Ariko unatekereje ko bari baramukoreye dosiye. Iyo dosiye yagiye hehe? Uzi ikintu bisobanuye? Birasobanuye ngo nurinde icyingenzi. Haleluya. Dosiye zose abadayimoni bakurega zizahinduka ubusa. Kuko nta
kintu bazaba bafite buririraho. Ba Esiteri bari abana batoya b'abakobwa b'abanyagano batari bazwi muri icyo gihugu. Vashiti arasuzugura, bashaka gutoranya uzamusimbura. Esiteri ngo nawe se wabo Moridekayi aramubwira ngo jya kuri liste, ajyaho. Haleluya, haleluya. Ngo baramutwara, ngo umuntu wari ushinzwe kurimbisha abo bakobwa batoranijwe, ngo arebye Esiteri amubonamo icy'ingenzi, abona ari umukobwa utageze gute, udasanzwe. Ngo arangije ngo akajya amupangira ibintu ngo byo gutuma amera neza yihezura. Ngo igihe cyo kujyanwa imbere y'umwami, ngo arajyanwa nk'umwami akimubona akitunguka, amurebye ngo asanga afite icy'ingenzi muri we, ngo amutunga inkoni. Arangije aravuga ngo umwamikazi yabonetse. Yari umukobwa w'umunyagano, ari umukobwa w'imfubyi utagira seve, yego, ariko kubera ko yari afite icy'ingenzi. Haleluya, 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 haleluya we, haleluya, haleluya. Aba bantu umwami, aba bantu umwamikazi, Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Haleluya, 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 haleluya. Ariko hari n'abantu batakaje icy'ingenzi, abari bo tugiye gusorezaho ubundi tugasenga, yego. Uwa mbere ni Esawu. Yataye icy'ingenzi ku biki? Ko mutavugara, yataye icy'ingenzi ku biki? Ngo yavuye guhiga akoza ntacyo yafashe. Bwira mugenzi wawe ngo ntago ari ngombwa gufata buri munsi, habaho no kwihangana. Ngo uwo munsi yavuye guhiga ari ntacyo yagize gute, yafashe. Ngo ageze mu rugo akoza, ngo yumva impumuro, bakaranze ibintu bimeze neza, ngo inzara irushaho kumurya. Ahita abwira Yakobo ati wampaye ku byo kurya byawe. Amutega umutego ukomeye cyane sha. Aramubwira ngo sinshobora kuguha ibyo kurya byanjye garatwitoma. Aha, kereka niwemera yuko tugura ubutware bwawe bw'umwana w'imfura. Aramubwira ngo ariko ubundi ubutware bumariye iki kandi ngiye gupfa? Ngo tubugure. Ngo abugura nawe uwo munsi amuha ibishimbo, arangije arataha. Arataye ikintu cyitwa iki? Ubutware. Biriya bintu byose byabayeho ahiga Yakobo yasazaga imigeri, yari yaragurishije. Icy'ingenzi cyari cyaramuvuyemo. Hari undi witwaga Rubeni. Rubeni yari imfura ya Yakobo. Ngo amaze kubona se ashaje, ngo afata umugore we, amugira umugore we, ajya yurira uburiri bwa se. Ise arabibika, aramubwira ati ndaguteze, ngutegeye ahantu nzaraga abana banjye. Bibiliya iravuga ngo murabikora nk'abihorera, ngo mukibwira yuko manywe na ngo umunsi umwe ngo nzaguhana mbishire imbere byose uko bingana. Ngo yaramutegeye kuzaraga, ngo agiye gupfahamagaza abana be, ngo agiye kubahesha umugisha. Ahera kuri Rubeni, aramubwira ngo Rubeni we, nguri imfura yanjye, nguri uwo gushobora kubyara kwanjye kwahereyeho, ngo ari kumeze nk'amazi adahega, ngo kuko wuri uburiri bwa so, watakaje umugabane w'umwana w'imfura. Nta butware ugifite, wabutaye igihe wuriraga warantwaraga umugore wanjye. Buriya abantu barabikora bakagira ngo birangiriye aho. Ntago byarangiriye aho. Imana ifite ahantu itegera abantu. Samusoni nawe ari mu bantu babaye ibigwari batarinze icy'ingenzi. Bibiliya ivuga ngo iki? Ngo igihe cyarageze Delila ngamubwira ibyari mu mutima we byose. Ngo Delila amaze kubona akamubwira ibyari ku mutima we byose, ngo abwira Abafilisitiya ati mube hafi none hararimbwiye ndabimenye, aho imbaraga ze zituruka nahamenye. Ngo amuryamisha ku bibero, aramusinziriza, arangije aramwogosha. Ngo akimara kumwogosha aramubwira ati mva kanguka Abafilisitiya baje. Ngo arabyuka arikunkumura, yikunkumuye bigira gute? Biranga. Icy'ingenzi yari yagitakaje.
dufite abavuga butumwa bamotera batakigira icy'ingenzi akaza karabaye timunyeganyeze mubwire titerura intebe timukubwura bawimutse reka da byararangiye. Ngo Abisirayeli bitegereje Farawo ngo barangije baramureba ngo yajyaga bakanga mbere bikemera ngo hanyuma ngo nyuma Uwiteka yohereje Mose gakomeza kugenda babwira ngo ibintu bidasobanutse ngo bitegereje Farawo. Ngo Farawo we twakumenye ibyawe ni imihindo gusa kuko wirengagije igihe cyagize gute cyategetswe. Hari abantu bahinda cy'ingenzi cyararangiye. Uvuga butumwa ufite abagore babiri sabaho. Uvuga butumwa mw'inzoga baho. Habaho umuhanzi usambana. Abo babahinda nta cy'ingenzi bakigira. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Ngo abigisha bigize kujya kubwiriza ngo babazanire umuntu utewe na dayimoni ngo hanyuma bamujyaho barakubita barashwanyaguza ngo barasadagura dayimoni yanga kugenda. Noneho abantu baravuga ati reka abangaba bo ni gateke reka tuye gushaka umwigisha ngo amushyire umwigisha ngo acyaha dayimoni igira gute imuvamo. Ariko basigara bafite agahinda n'umubabaro. Ngo iteraniro rirangiye barabihererana ati mwigi wabigenje ute ko twebwe twagerageje bikagira gute bikaba. Arababwira ngo ubibanga bene uwo mudayimoni ntakurwamo n'ikindi uretse gusenga no kugira gute no kwiriza. Bari babuze icy'ingenzi. Bera mugenzi wangu hirwa kwiriza ryari mumbariza ari kuri kumutinya. Abantu babaye nk'ibimamiyo, ibimamiyo nibyo bihora mu biryo. Bene uwo mudayimoni ntakurwaho n'ikindi uretse gusenga no kugira gute no kwihiriza ubusa. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Icy'ingenzi hari abantu bakirihinze papa Naboti w'Yezereli. Ahabu yaraje aramubwira ati ndashaka yuko umurwo ruzabiburwa. Wumva amagambo yamubwiye ngo wemere turugure ngo amafaranga yego cyangwa ngo uhindurire ngo urundi rusa nk'urwo. Naboti aramubwira ati biragatsirwa n'Uwiteka kuguha agasonda y'abasogokuruza uzabaza ntawo mu bacu wapfuye utyo. Gakondo yacu na ntazaribayo hari imiruho abaho bose baguwe ne ntanzara ntanzariba ai ntari imiruho abaho bose baguwe neza. Ati biragatsindwa n'Uwiteka kuguha gakondo y'abasogokuruza. Ayiryamaho ngo ararakara abwira umugore ngo ageze mu rugo yanga kurya ngo yanze kurya. Umugore amubwira ati mugabo wanjye tuza nzi icyo nzakora. Ngo yandika inzandiko ngo azohereza abantu bose b'abaturanyi b'uwo mukozi w'Imana. Barababwira ati muziyiriza ubusa. Ikintu cyambabaje rero mwumva ukuntu idini ari ribi ngo bagiye kumushinza birije ubusa. Bari bayasenze. Dini rikwigisha kwiriza ubusa ariko nikubwire ko umuntu wiyiriza ubusa ari umuntu wejejwe. Kayasenga yayandi 40 ariko nta kintu agize gute amasi. Ngo mwiyiriza ubusa nimumara kwiyiriza ubusa mugende mu mushinje muvuga yuko yatutse Imana agatukana umwami. Ngo barangije biyiriza ubusa barangije ngo bajya kumushinja bamutera amabuye arapfa. Uwabatinyutse ibyago byose nazakurikire umwami Yesu. Nta
ntacamburekesha iyo mbigambiye yo guca mu nzira ijya mu ijuru. Ntacamburekesha iyo mbigambiye yo guca mu nzira ijya mu ijuru. Twakijije batubwira ngo kwa Yesu biranagana. Bigira gute? Umuririmbyi aririmbye ngo iki? Uwaba atinyutse ibyago byose naze akurikire umwami Yesu. Ntacyamurekesha iyo nzira hisemo ijya mu ijuru. Igitero cya kabiri kivuga ngo iki? Ngo abamutinyisha yego nibo bazagwa. Duhereze Imana yacu icyubahiro. Haleluya. Ku gitero cya nyuma ngo ujye udindisha umwuka wawe mbone kuzaragwa, kubaho kwiteka. Naboti arapfa baramushingura ariko ntibyarangiriraho. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Haleluya, haleluya. Ahita yicomeka mu ndi muhanuzi warinze icy'ingenzi witwa Mikaya. Uzi ko Uwiteka yamurwaye inzika akayirwara Ahabu. Ngo umunsi umwe Ahabu ahaze aravuga ngo hari ahantu ushaka kuzajya gutera hitwa Iramoti y'i Galeyadi, ngo nkahindura. Ngo abwira umwami w'Ubuyuda witwaga Yehoshafati ati wazatabarana nanjye tukajya guhindura hariya hantu. Ese muraharira? Haleluya, haleluya. Aramubwira ati njyewe nzajyana nawe. Yego. Hamwe atari ko mbere yuko tujya mu rugamba tugisha Uwiteka inama. Yego. Ngo bahamagara abahanuzi ngo 400 bose baraza bicara aho ngaho. Haleluya, haleluya. Ngo batangira guhanura. Ngo bahanurira umwami ngumva uko Uwiteka avuze. Ngo tabara uzatabaruka iki? Amahoro. Ngo 400 bose bagira gute? Barahuza. Ngo Yehoshafati aramubwira ati nubwo babaye 400 bakaba bahuje, nta wundi muhanuzi usigaye ngo tumugishe inama. Aramubwira ati hasigaye undi muhanuzi ariko ndamwanga. Umwangira iki? Amanurira ibibi. Mwangira kamanurira iki? Ibibi. Aramubwira ati va ku ibintu birakaze, muhamagara n'abazahanure. Ngo bamutumaho. Yego. Ngo intumwa iragendera aramubwira ati umva nkukopeze. Abahanuzi bose 400 ngahe? 400 bahuje iki? Inama. Bahuza n'ubuhanuzi bahanurira umwami ibyiza. None rero nkugiriye inama kugira ngo uhikure, genda nawe uhanura ibyiza. Aramubwira ati pura gatsirwa. Ati njyewe icyo Uwiteka ari bumbwiye nicyo nibivuga, nirengagije ko 400 bahuje. Ngo aragiye umwami aramubajije ati byagenze biti? Ati dutabare. Ati nimutabare. Muratabaruka amahoro. Aramubwira ati ibyo bintu wabubikuye kutajya umpanurira ibyiza. Ati nkurahize kangahe? Aramubwira ati none kanze nkumvisha amagambo y'Uwiteka. Aramubwira ati njyewe nabonye umwuka uturuka ku Uwiteka wigize umwuka w'ibinyoma. Arazajya mu bahanuzi 400 ngahe? 400. Ahanura yuko muri bugende mukagira gute? Mugatsinda. Ngo kuko Uwiteka kurwaye inzika ku bwa Naboti wishe. Ngo haguruka umuhanuzi witwaga Sedekiya wari wahanuye ibyiza. Ngamukoncoro rushi aramubwira ati wamuginga uwo mwuka w'Uwiteka yakugezeho aturutse. 400 twahuje none wowe uje kuvangirwa imbere y'umwami. Aramubwira ati ko nkubise urwo rushi shaho ni kubwo uzicumita mu mwinjiro urimo wiwe urimo uhunga. Haleluya, haleluya. Baramubwira ngo fata icyo kigabo gihanuye ibyo ngibyo ngo ugishire muri gereza, ngo gihe amazi y'iki y'agahimano n'ibyo kurya by'iki by'agahimano, ngo kugeza igihe nzagira gute? Zatabarukira. Umva umuhanuzi sha wahanuye iti cyo Uwiteka mbwira nicyo nibugire gute? Uwo ni umuhanuzi warinze icy'ingenzi. Ngo bamushira muri gereza. Ahabu na Yehoshafati ngo bajya ku rugamba. Se muri gukurikira? Ngo bagiye ku rugamba aravuga ati reka tujijishe. Yego. Yehoshafati aravuga ati njyewe ngiye kwambara imyambaro y'iki y'ibwami, we wambare civilian kuko ari wowe uhigwa, ntago bari bubashe kukubona kuko wambaye civilian. Bwira mugeze ngo Imana irareba. Ngo bageze mu rugamba rucakiranye
umuriro watse ngo babana umuntu wambaye imyambaro y'umwami ngo bajya kumwataka bagira ngo ni Ahabu ngo bagiye kureba basanga Ahabu ni umuntu wajijishije ngo baramureka aragenda bafata turamubuze. Hari akantu nasomye muri Bibiliya vuga ngo amen, vuga ngo amen. Ngo umuntu umwe w'umusirikare ngo apfa kurasa arafora. Bwira mugenzi ngo niba ari Imana yabivuze uzapfe kugenda. Niyo ntaba nta cyerekezo bipfa kuba byaravuzwe n'iki n'Imana. Ngo umuntu umwe apfa kufora, apfa kurasa. Ngo apfa kugira gutera kurasa. Ngo arangije ngo ararasa, Uwiteka agenda kumwambira ijambo Imana yavuze. Ngo uragenda ujya ku mwami, amwama Ahabu, ngo uramukubita ahantu imyenda yahuriraga, ngo yikubita hasi agwa hasi. Umuhanuzi bajya kumureba ati wowe uri umuhanuzi va muri gereza ibyo wavuze byaso. Abo ni abantu barinze icy'ingenzi bemera no gupfa. Imana idufashe, Imana kandi Imana itugirire neza. Haleluya, haleluya. Saduraka, Meshake na Abedenego ntago twabavuga. Haleluya, haleluya we. Mu kibaya cyitwa Dura ngo bareme igishushanyo. Ngo umwami aratangaza ngo umuntu utazubamira iki gishushanyo ngo ni ukuri pe, uwo nguwo we arapfuye. Ibyo bigize gute? Birarangiye. Ngo bacana itanura bararyenyegeza barireba, umuriro uraka uragumana. Ariko kubera ko bari baramize icy'ingenzi. Haleluya, haleluya, haleluya. Bareba itanura ry'umuriro rigurumana. Umwami arababwira ati mbahaye andi mahirwe mwisubireho. Baramubwira ati ayo mahirwe ntayo dukeneye. Ngo Saduraka, Meshake na Abedenego baravuga ngo Nebukadinezari we umva, nta gituma tugusubiza iby'iryo jambo. Imana yacu dukorera ibasha kudukiza, ariko nayo itagira gute itadukiza. Nta mpamvu ituma dutakaza icy'ingenzi. Ngo umuriro barawenyegeza babashiramo. Ngo uwakanesha ajyamo ari marayika ngo abatabarira mu itanura ry'umuriro. Haleluya we. Ariko bawugiyemo. Icy'ingenzi uracyagifite, tugiye gusenga Imana. Icy'ingenzi uracyagifite, ubika umutwe. Uracyafite icy'ingenzi. Dufite abantu biciye ku igaburo ryera batajya baza ku igaburo, kuko babizi ko nyine ku igaburo kujyaho ufite ibintu bya kwacina uhakura ibindi bintu by'imikasiro. Sinzajya ku igaburo, sinzajyayo. Buriya cyagihe usambana waragurishije nta kintu kigira. Cyagihe usomana byararangiye. Cyagihe ujya kuraguza byararangiye. Cyagihe unywa inzoga ukazitereka byararangiye. Icy'ingenzi waragitakaje, nta kintu ufite. Ahubwo Uwiteka araguhamagara. Yesaya yarahanuye ngo naho ibyaha byanyu byatukura tuku, ngo Uwiteka abasha kubihindura umweru bikaba nka shelegi. Umuyobozi yababwiye amagambo akomeye kare nayumvaga, yari amagambo y'ubugingo atuma umuntu yezwa. Rero nawe umaze kwitekerezaho wumvishe waratakaje, haguruka ku birenge byawe uze tugusengera Imana. Imana ibasha kugira neza. Icy'ingenzi gikurura ibindi. Yaravuze ngo nimukiganyire musaba ibyo kurya n'ibyo kunywa, ngo ahubwo mubanze mushaka ubwami bw'Imana, ibyo ngibyo muzabyongererwa. Wiza gushaka ko bakongeza utagira, utarahasha ubwami, nta bwamugira. Ngwino tugusengera Imana. Yesu aguhereza umugisha.